ariko uruwagacira imbere ya data. Haleluya. kandi nagira ngo nkwibutse nkubwire ngo umugambi w'Imana agugiyoba. Ntabwo umugambi w'Imana igiyoba icyo uzaba cyo muragendana. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yambwiye haleluya ngaho uri hose, waba hafi waba kure, naho urwariye aho ngaho, Imana y'amahoro yambwiye ngo nkubwire ngo baho. Imana ishimwe. Mu bukene ubona urimo ntabwo ubukene ari karande, ubukene urimo ntacyo buzaguta. Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Narimba kumbuye kandi muri inshuti zanjye ndabakunda cyane, kandi nzi ko namwe mu nkunda kuko ndabizi mbirebera ukuntu mukora sabone, like na share byose murabikora kandi mba nababonye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, muri inshuti nziza cyane kandi inshuti z'umumaro, kandi Imana ifite umugambi mwiza kuri mwebwe mwese. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Imana yongeye kumpa ubutumwa bwiza bwo kuza guhumuriza abantu. Njyewe ntabwo yigeze, niba ari uko naciye mu ntambara nyinshi mu bintu bimpungabanya, ntabwo Imana yigeze impa ibintu bikomeretsa abantu usibye ibyo komora. Imana ishimwe rero. Mwebwe abatuye impande enye z'isi, abo mu majyepfo, abo mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Imana yambwiye ngo mbaheshe umugisha. Haleluya. Imana y'amahoro ibaha umugisha, namwe nimwe wakire. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Tugiye gusenga n'Imana rero mbere yuko mbabwira iby'Imana yabantumyeho. Data twese duhana umugisha. Imana y'amahoro, Mana nziza, Mana nyiri ubutware bwose n'ubushobozi, ndagushimiye ku isaha nziza y'uyu munsi. Unyemereye kuza kuvugira Mana imbere y'ubwoko bwawe. Nyemerera Mana aciye bugufi imbere yawe. Ururuka wowe uze wivugira ubwire Mana abantu baguteza amatwi mu izina rya Yesu Kristo. Uko mwaguteza amatwi hari ababuza amahoro, mwaguteza amatwi hari abarwayi, mwaguteza amatwi hari abashonje, mwaguteza amatwi hari abambaye ubusa, mwaguteza amatwi hari ababuze uko bigira, kandi niwo ufite uko babagenza, niwo ufite Mana igisubizo kibazo by'ubu bwoko bwawe buguteza amatwi. Ngaho nugiriye neza rero abarushye n'abaremerewe. Mana niwigaragaze muri iki kiganiro tugiye gukorana n'uyi miryango yose, igaragaze impande enye z'isi, igaragaze Mana abarushye baruhuke, igaragaze abari ruwahoza amarira. Mana data wa twese, ijambo ryawe ryari tubwira ngo Mwami ngo ikintu igihe cyose kigira igihe cyacyo. Twemerere rero data wa twese, buri wese mu gihe harimo umwihanganishe kandi ushyireho iherezo ry'ubuzima bwe. Ndagushimiye kubyibushe kandi bikoze byo twirukanye n'imbaraga mbi za Satani, tatanyije imigambi y'icakura mu izina rya Yesu Kristo. Ibirwanya abantu bawe ubirwanya ibitsinde, baragaza umwuka wera zururuka ziganze, cyubahiro cy'Imana kigaragare. Urakoze urakarama kuri nyakubahwa, tuguhaye icyubahiro kure gikwiriye mu isi no mu ijuru. Amahoro n'umugisha babane natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibishimire. Reka rero murabizi ko nkunda kuririmba cyane, nuko ntagira ijwi ryiza ariko uko biri kose n'ubu mfite umuhamagaro wo kuririmba. Imana ishimwe. Ariko warasi ijye ivuga ngo yewe Aburahamu we jya wicecekera. Mu gihe nk'iki jya wicecekera. Ntago ari Aburahamu sogokuruza watambutse, ariko nawe nanjye aho turagiranwa nka Aburahamu mwanya urimo ngo jya wicecekera ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa. Imana yambwiye ngo ngutangarize ko mu gihe urimo cyose nuceceke. Jya wicecekera kuko ku musozi w'Uwiteka Imana igiye kwishakira igitambo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yewe Aburahamu we jya wicecekera ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Yewe Aburahamu we jya wicecekera ku musozi w'Uwiteka we igitambo kiza. Mwana ugera mu bakurwanya uzajye wicecekera, nugera mu bakuvuga uzajye wicecekera. Ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Yewe Aburahamu we jya wicecekera ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Mwana ugera mu burwayi we uzajye wicecekera, nugera ku nzara uzajye wicecekera, nubona wakennye uzajye wicecekera. Ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Yewe Aburahamu we jya wicecekera ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Nugera mu ruho we uzajye wicecekera,
wicecekera, nugera ku ntambara uzajye wicecekera, ibibazo ari byinshi we uzajye wicecekera, ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Yewe Aburahamu we jya wicecekera, ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Yewe Aburahamu we uzajye wicecekera, ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Yewe Aburahamu we uzajye wicecekera, ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Nugira inzara nyinshi we uzajye wicecekera, mu bupfakazi bwawe we uzajye wicecekera, ubupfubyi bubaye bwinshi uzajye wicecekera, ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Yewe Aburahamu we jya wicecekera, ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Yewe Aburahamu we uzajye wicecekera, ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Umuraba ubaye mwinshi we uzajye wicecekera, nibakuvuga cyane we uzajye wicecekera, ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Aburahamu we uzajye wicecekera, ku musozi w'Uwiteka we igitambo kizabonwa. Haleluya, haleluya. Yewe Aburahamu we ntujye wicecekera. Imana yambwiye ngo nze mvugane n'abantu mwese muteze amatwi ngo nimuceceke, mucecekere imbere y'Uwiteka, uko Uwiteka badutse mu buturo bwe bwera, aje kwishyiriraho inzira aho utarebaga inzira. Imana ije kwishyiriraho inzira. Ibibazo nubwo ubona ari byinshi, ibiguteye ubwoba ari byinshi, inama zikozwe zicuzwa ni nyinshi, ariko ntujye wicecekera. Na nyuma ya Zeri Imana igishyiraho inzira, na nyuma ya Zeri irakora. Umuhanuzi Yesaya 54 ku murongo wa 11 aravanga hari bazaterana ariko sinjye uzaba bateranije, ngo kandi ngo nubwo ngo umucuzi ucura intwaro za kirimbuzi nubwo ari ariko ngo nta ntwaro ya kirimbuzi nimwe yacuriwe kuzagira ikigutwara. Haleluya. Nukomere nushikame, reka abavuga bavuge, reka abagutonganya bagutonganye, reka abakureba nabi bakurebera nabi, reka abagucecekesha bagucecekeshe, ariko Imana yo ntabwo izaceceka. Imana ishimwe. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu muhanuzi Ezekiyeli, ibice byaho ni 4, umurongo waho umuhanuzi Ezekiyeli umurongo ibice byaho 16, umurongo waho ni wa 4. Reka twumve tugeze kuri 6 twumve icyo Imana yabantumyeho. Haravuga ngo kavukire yawe umunsi wavutseho, umukundwe wawe ntibawushariye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa akamuri, habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe nubeho. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Umva ko Uwiteka avuganye nawe rero, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa, wa musore we, wowe urushye uremerewe, wowe ubuze inzira, wowe ufite ibibazo, Imana ije kuvugana nawe iyi saha ngo nuhumure. Imana y'amahoro irambwiye ngo nubeho, nubwo utabonaga inzira, nubwo wabonaga ko bicitse, nubwo wabonaga ko bikomeye, nubwo wabonaga nta nzira zo kunyuramo, ariko Imana niyo ifitiye izindi nzira. Haleluya. Imana iracyafite inzira za vierge zitari zanyurwamo, harimo n'iyawe. Imana ije kugutabariramo. Imana y'amahoro itugire neza cyane. Twaririmbye umuririmbyi uvuga ngo yewe Aburahamu we jya wicecekera, ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa. Imana y'amahoro nishimwe cyane. Hari igihe kimwe Aburahamu yagendanaga n'umuvandimwe we Loti, ariko ngo bakajya bagirana amakimbirane, abashumba babo babaga baragiye inka, ugasanga ni imirwano n'intonganya n'iki. Ariko ngo Aburahamu igihe kimwe umwuka w'Imana aramusanga aramubwira ati rero aho kugira ngo duhore dukimbirana ari ibibazo,
nyirukwawe nyirukwanjye reka nkubwire irinde ibyakukakaze byakujyana kure y'Imana ahubwo jya wicecekera wijya mu mirwano wijya mu ntonganya n'abagushakishaho impamvu nujya mu mwuka ukaburwa n'umwuka wera bazagushakishaho impamvu bayishake bayibure nubwo mwumvishe ijambo ry'Imana ritubwiye ku mwana ngo wavutse ariko abura kirengera. Hari abantu babuza kirengera mu gihe nk'iki ngiki turimo. Hari umuntu ubuze uwamuhumuriza, hari umuntu ubuze uwamurundarunda, hari umuntu ubuze uwamuvuga neza, hari umuntu ubuze uwamutabara, hari umuntu mbese ubona ari nyakamwe ariko ngo nubwo umeze gutyo haleluya urabove tutayinimegide Imana iravuze ngo baho nubwo bimeze gutyo, nubwo watereranywe, nubwo ntawe ukwifuriza icyiza, nubwo ukora icyiza ariko ikibi ugasanga nicyo bagutanze imbere ariko gushakisha impamvu zitarizo, ariko Imana y'amahoro haleluya, Imana ikutabaye mu gihe nk'iki iravuze ngo nubeho. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Imana yatubwiye kuntu Imana yagiye ikanyura ku mwana ngo wari watawe, ngo nta muntu wigeze n'umukondo ngo nta wigeze abona abawusharira, nta wigeze amugira impuhwe ngo amushyira mu twahi twimpinja. Imana yo mu ijuru ibirebye Yesu ahanyuze agira impuhwe aravuga ati nubwo abakakugira impuhwe barahari, abakakuvuze neza barahari, abakagutabaye mu kibazo ufite barahari, atariko nubwo wabuze n'uwagusharirira n'uwakugirira neza, nubwo wabuze n'uwagushyira mu twahi twimpinja, nubwo watawe ukajugunywa, nubwo wabuze ukuhendahenda haleluya, ariko mu ijuru hari Imana izi guhendahenda abantu batawe ku gasozi. Imana y'amahoro nishimwe. Imana yambwiye ngo ninze nkubwire wowe wajugunywe, wowe watawe, wowe wanzwe n'imiryango, wowe wabaye imfubyi, wowe wabaye umupfakazi, wowe mukene bazi ko ntacyo wavuga, haracyari ibyiringiro haleluya yuko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka. Imana y'amahoro nishimwe cyane. Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo witinya. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Imana irambwiye ngo ntacyo uzaba, kandi nagira ngo nkwibutse nkubwire ngo umugambi w'Imana ntabwo ugiyoba. Ntabwo umugambi w'Imana igiyoba, icyo uzaba cyo muragendana. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yambwiye haleluya ngaho uri hose, waba hafi waba kure, naho urwariye aho ngaho, Imana y'amahoro yambwiye ngo nkubwire ngo baho. Imana ishimwe. Mu bukene ubona urimo ntabwo ubukene ari karande, ubukene urimo ntacyo buzagutwara, nubwo ubona ubukene urimo ariko Imana ibasha kuvunja bwa bukene, Imana ikabukuraho. Ntabwo ubukene ari ububwa, bukene si ububwa. Nubwo hari abakuvuze bakakuvuma ngo uzapfurimbwa, ariko buryo iyo wakiriye Yesu akakubera umwami n'umukiza haleluya. Yesu ni umugabo uri hejuru y'abandi bagabo. Yesu afite ubundi buryo, Yesu ajya gurana, Yesu ajya avunja uwo kwisimbwa, Yesu akakugira umugabo mu maso ye. Njashimira Imana yo mu ijuru ko Imana igitanga kuba umuntu akaba umugabo. Mu bantu bari bamuteze amaso bazikazabimbwa, bari bazi kuzicwa n'inzara ukagwa ku gasi, bari barakuvumye, bari bazi ngo ntuzikamira nayimbwa, ariko ukabusigaye unywa haleluya urashikara ndori miniyanse. Imana ikabavuze ngo baho, Imana ikabirimo kugukamira yintukanywa na mukamira. Ni mu mpera Imana yo mu ijuru cyubahiro haleluya. Imana ije kubigenza neza, Imana ije guharura inzira. Imana ishimwe. Umuhanuzi Yesaya igice bya 43 umurongo wa 18 aravuga ngo ibya kera kavukira yawe we kuyitaho, ibya kera ngo ibya kera ntimubyibuke ukundi, ngo dore byose bigiye kuba bishya. Ngo Imana igiye guharura inzira mu butayu, itembesha amazi mu kidaturwa. Imana ije kutugirira neza. Hari ibikinzi Imana ije gukingura, hari atari inzira Imana ije gushyira inzira, hari ibidasobanutse Imana ije gusobanura, hari uburwayi bwigize ingunge bwananiranye, bwigize abantu bakavuga ngo ni gakondo yiwabo, ngo nyine ngo nibyo mu miryango, ngo ni karande, ngo nibishoboka. Ibidashobokera abantu haleluya imbere y'Imana birashoboka haleluya. Imana yambwiye ngo va kuri karande ahubwo urebe kuri Yesu.
Yesu niwe ufite igisubizo cy'ibibazo byawe, Yesu niwe ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe, Yesu niwe uje kukugirira neza, aje gushyiraho ikinyuranyo, ajya agira ukuntu abigenza bikemera, Yesu ajya ashyiraho inzira aho utabonaga inzira, kandi Yesu aje guhuza amarira. Imana yo mu ijuru niyamamare cyane. Imana yambwiye ko abantu bari kurira, ariko Yesu niwe ufite mushwari yo guhanagura amarira, kandi yarambwiye ngo nkubwire ngo ntago azahanuragura amarira umuntu atarize, ajya yemera ibyo kukuriza bikaba. Imana ishimwe. Yesu nawe yigeze aririra i Yerusalemu, ajya mu murwa mukuru, aragenda agiye kuvuga ubutumwa, atangira guhumura impumyi, atangira gukiza abarwayi, atangira gukora imirimo. Haleluya. Yamuzanye, atangira kuruhura abarushye baruhukira muri we, atangira ivuga butumwa. Imana yo mahoro ishimwe. Yesu nawe barangije bamugirira umujinya, baravuga ati biriya ni ibiki, kuki ari guhamura impumyi, kuki ari gukiza abarwayi, kuki abantu bari kumwirukanka inyuma? Nubona ufite igikundiro hari impamvu. Buriya ntabwo Imana ishyiraho icyangiro, ishyiraho igikundiro. Nubona abantu bakurwanya, nubona bakuvuga cyane, uzamenye ko uri mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Birangije ngo Yesu ngo baragenda ngo baramubwira ati rega byakomeye, Herode arashaka kukwica. Ariko noneho ngo Yesu arababwira ati gende mumbwirire iyo ngunzu ngo umunsi w'ejo n'uw'ejo bundi ngo aracyakora umurimo, arakirukana abadayimoni, aracyakora imirimo. Haleluya. Aracyakiza abarwayi. Ariko ejo n'ejo bundi mubwire iyo ngunzu ngo nituze, ubundi sinje kuharama, ahubwo nzagenda. Kandi bishoboka ko umuhanuzi agwe Yerusalemu, ahubwo nimutuze. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nawe uhurira n'intambara zitari zimwe. Niba urimo gukora uri mu murirezo y'Imana, ni udahura n'intambara uzamenya ngo ahubwo nturi mu murongo. Ni ukuvuga ngo Yesu rero ajya abyemera. Ijambo ry'Imana rikatubwira muri Yohana hakavuga ngo umugaragu ntago aruta shebuja. Niba baramugerageje, niba baramwanze, niba baramututse, niba baramurwanyije, bakanga akavuga n'ubutumwa i Yerusalemu, urumva wowe bazakuvuga gute? Ese wowe bazaguhakayira? Niba Herode yaramuhinze ngo anamwice kandi ari umwami, mbese wowe urashaka ko bakuvuga neza akagukomera amashyi? Imana yambwiye ngo nubwo bimeze gutya ariko nubeho. Haleluya. Haracyari ibyiringiro byo gutabarwa. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo nubwo nta wigeze kwitaho, nta wigeze gushyigikira, nta wigeze kuvuga neza, nta wigeze agira ukuntu yakugenza, Imana yo mu ijuru ifite ubundi buryo ije kugira ukuntu ikugenza kandi ikagucira inzira aho abantu batareba. Imana y'amahoro nishimwe cyane. Imana yabwiye ngo nze mpumurize abantu. Imana ishimwe. Hari abantu babuze amahoro, kandi amahoro aturuka ku Mana. Icyo Imana igushakaho ni uko ukizwa ukamenya ukuri. Icyo Imana ishaka ni uko ugendera mu nzira yo gutungana, amaraso ya Yesu akakuhagira, ugahinduka icyaremwe gishya. Mu isi nubwo tubabaye ariko hari gakondo. Haleluya. Hari gakondo abera bazaruhukiramo. Hari aho tuzajya kubyinana na defile na Yesu mu ijuru ry'amahoro. Hari aho tuzaruhukira. Imana ishimwe. Yesu azatugira ibyirato, adushyire data, avuga ati abangaba ni babandi napfiriye nagiye ku musaraba i Golgotha. Imana yo mu ijuru nishimwe. Niba Yesu rero yarambitswe ikamba ry'amahwa, agakurwamo umwambaro mwiza w'ubwami, niba yarambitswe urubindo, niba Yesu yarakubiswe inkoni zirimo imisumari akavirirana, akava amaraso menshi, urumva wowe ngo bakuvuze, ngo bagutonganyije, ngo bakurebye, ngo inama zacuzwe, ahubwo nibashyiremo agatege. Haleluya. Rarashikara bove tutayinimegita. Aho ni Imana ihagurukiye ngo ijambo ry'Imana muri Zaburi ibice bya 12 umurongo wa 6 haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Haleluya. Ngo no gusuhuza umutima k'umukene. Ngo none handa haguruka ndashyira mu mahoro umukene n'uwo bacunira ingoni, ahubwo burya uri umuntu uzi ubwenge yobe na mwuka wera, washyigikira umunyamuhamagaro ntiwamurwanya. Imana yo mu ijuru ni yamamara. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo kuva kera imiraba n'imiyaga bibaho, urumva uriya babyaye agatabwa ku nzira kugeza ubwo Imana iza kumwitabarira. Haleluya. Hari abagutaye, hari abatakwitayeho, hari abatakuvuze neza, hari abatarakurundarunze, bakumva bakwandarika bakakwambika ubusa. Ariko reka nkubwire, umuntu yakuvuga nabi, Imana ikakuvuga neza. Kandi aho kuba inshuti n'abantu, dushaka ubushuti ku Mana. Mwuka wera yagushyigikiye aguha ijambo, kandi rero babwira ngo agaciro n'amavuta. Haleluya. Aha amavuta ari n'ishishi zijyaho. Haleluya. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo Imana y'amahoro imbwiye kwije gutabara kandi ije kurengera abantu bayo. Hari abagabo bagera nko muri 5 babaye intwari mu bigeragezo, mu ntambara. Ariko nagira ngo mbabwire ngo bagaragaye neza, barurwana neza, Imana irabarwanira batsindira. Hari Saduraka, Meshaki na Abedenego bakundaga Imana, bubaha Imana, bahesha agaciro
nubwo barabanyagano ariko bagendana ibanga bamenya ko ari abakristo bamenya ko ari abubaha Imana barangije ariko bageze mu gihugu cy'i Babuloni barabagambanira baravuga bati mwami rero nta kundi byagenda mwami Nebukadinezari rema ikigirwamana cyawe baba ari cyo basenga ariko birangije ngo bari bagambiriye kugerageza Saduraka Meshaki na Abedenego kuko bari bazi ko badasenga imana z'abanyamahanga imana zitagira amatwi ntizumve imana zitajya zivuga ahubwo bo bari bazi ko bafite imana ivugana na bikabaha amakuru imana ishimwe birangije baravuga ati rema ikigirwamana tukikubita imbere kuko bari bazi yuko batazakikubita imbere hari igihe uhura n'imitego runaka kugira ngo uyigwemo ariko humura imana y'amahoro igiye guca kandi kayira imana ishimwe cyane noneho kuko n'umuraba niyubaye mwinshi Yesu aravuga ati nutuze Yesu yageze ku nyanja bari mu bwato bagenda ngo berekeje bajya hakurya rero birangije ngo ubwato bujya kurohama umuraba uba mwinshi ariko ngo Yesu yari yisinzirije Yesu yisinzirije azi icyo agiye gukora abantu rero bajya gutanga imana imbere ariko mwatuje imana ikikorera k'Imana igihe kigeze icyo guhagurutsa babandi bajugunywe ku nzira babandi batafashwe mutwara nanjye nta mubyeyi nzi nta mama nta data ngiye mama yansize mfite amezi 2 nonse ibere itari rya mama nahetswe n'umugongo utari wa mama nta data nigeze mbona ngo mwite papa nta muteto nigeze ngira ariyo mpamvu mu cyiciro ndimo ngiye nitwa shira umuteto haleluya mu gihe turimo Imana irashaka ko tubashira umuteto ahubwo tugatumbira Yesu kuko mwisi kuba n'ugutetesha ntibyoroshye ahubwo ikoze neza bashaka kubitoba hari umwuka wateye w'abatobyi umuntu agatoba ibyiza uri gukora aho kugira ngo agushyigikire ari bo babandi babona uruhinje nyine ruguwe aho ngaho aho kugira ngo barusharirire aho kugira ngo baruhendahenda aho kugira ngo babone ko ari agapfubyi bakagirereza ahubwo ngo bakitambukira bikamera nk'aho Musamariya w'umunyambabazi ngo wanyuze ku nzira asanga ngo umuntu yakomeretse inkomere rimwe rataka iri mu marembera gupfa ariko birangije ngo abantu ngo umureba aratambuka umutambyi aratambuka ati bitankoraho bitanturukaho birangije ariko Umusamariya w'umunyambabazi haleluya Yesu arashaka ko tuba abasamariya b'abanyambabazi abo bireba nabo bishoboye barabyanze ariko nubu Umusamariya w'umunyambabazi mu gihe nk'icyo uzavuga Imana uzavuga ineza y'Imana no gukomera kwayo uzomora abakomeretse uzomora imfubyi uzomora abapfakazi uzomora abakene uzomora abantu bose bashugunywe bakamera nka wa wundi watigeze asharirirwa ariko Yesu ahageze ariko nubwo utigeze uba n'ukugirira neza nubwo utabonye haleluya nubwo utabonye ugutabara nubwo nta nakamuri k'impinja wasizwe ariko Imana iravuga ngo nubeho haleluya Imana irambwiye ngo batangarize iritangaza rivuga ngo baho mu mibabaro ufite nubeho humura ntacyo uzaba iyo ndwara yawe ntacyo izagutwara ahubwo niyo guhesha Imana icyubahiro ni ishuri wibereyemo ariko gato gusa hindukirira Imana ubibwire ngo Mana ngirira neza umbabarire aho nirwaniriye umbabarire uko nagenze bidakwiriye umbabarire niwo nuburiyeho amaso kuko nubwo abaganga bananiwe ariko wowe uracyafite ubundi buryo Yesu no dogiteri mukuru Yesu azanye umuti ugendanye n'uburwayi bwawe Yesu afite ikinini kidasharira Yesu atera urushinge rutababaza aho uryamye aho ngaho haleluya Yesu ambwiye yuko azanye umuti wo gushyira ku burwayi bwawe wowe utareba Imana ije guhumura ayo maso yawe yakije Batoromayo ari impumyi haleluya imirimo irakoreka ku irembo ryitwa ryiza ikirama kirahaguruka Petero na Yohana bahageze basabye ifeza aravuga ati nta feza dufite ariko icyo dufite turakigwa haleluya mu izina ry'Uwiteka nuhaguruke haleluya igitangaza Imana irakirema nitugendana na Yesu rero ibirema bizahaguruka impumyi zihumuka igihe nk'iki ngiki tugezemo nicyo kugira ngo imirimo y'Imana ikorwe Yesu yaravuze ati nubwo ngiye ariko nabahaye umwuka wera umufasha kugira ngo ajye bafasha Imana ishimwe muzakora n'imirimo irenze iyo nakoraga kandi Yesu yaravuze ati nubwo ngiye ariko ndi kumwe namwe haleluya Imana ishimwe Yesu aravuga ati ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi hariyo mpamvu bitantera isoni ngomba kuvuga ngo bagore ni muhumure abapfakazi ni muhumure muri mu cyiciro ndimo nanjye Imana yatwaye umugabo
aragenda ajya kuruhuka, ariko Yesu ambaniye neza, ntabwo yigeze antererana, ntabwo nsabiriza. Yesu ambaniye neza, haleluya. Bapfakaza aho muri hose mupepera Imana, menye ngo Yesu ni umugabo mukuru, ni umugabo ugabura, ni umugabo wambika neza, ni umugabo umenya abana mu rugo, ni umugabo, haleluya. Umugabo yaguterana ariko Yesu ntajya gutererana, yaguhima ariko Yesu ntabwo yaguhima, umugabo yaguca inyuma ariko Yesu ntiyaguca inyuma, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibapfakazi rero nimuhumure, mwabapfubyi mwe mwumva, nimuhumure, mfubyi nje kubahumuriza kuko ntanjye nta babyeyi nigeze, ntabwo nzi, nta munezero wo kuba umwana ngo ntete, ngo nanjye bansimbagize, bashyire ku bibero, bampeke numve bamfubitse. Nakuze ku buzima bwa Mana mfasha, niyo mpamvu nanjye shimira Imana yo mu ijuru, nanjye kuba ndiho kuri ubu ngubu no kubera ineza y'Imana. Imana ishimwe, niyo mpamvu ikizajya imbwira nanjye nzajya nkivuga. Yarambwiye ati si ugukomeretsa ahubwo ni ukomora, kuko nawe warakomeretse. Imana yarambwiye ati nakunyuje mu bintu bikomeye kugira ngo igihe nk'iki uhumurize ubwoko bwanjye, kuko bwarahungabanye ubwinshi. Abandi barakomeretse, abandi bagendana imvune, abandi bagendana ibikomere, haleluya. Orashikara boverandore meniyase, ariko naragutabaye nkunyuza muri ibyo byose kandi ntiwapfa, ndakurera ndagukuza kandi nta babyeyi. Kugiye nk'iki ngiye kirara nanjye nje guhoza imfubyi nimuhereze Imana yo mu ijuru icyubahiro, kuko ntacyo muzaba. Giye nk'iki ngiki Imana igiye kubagirira neza. Bapfakazi nimuhumure, nubwo umugabo ntawe ariko hari umugabo uruta abandi bagabo. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mbabwire ngo torero, Imana ibaha umugisha kuko mwareze neza, kandi turasenga kugira ngo n'isengero zakinzwe Imana yongere ikingure. Turimo turasenga ngo Imana yongere ikingure, kuko abantu bari bafite aho kuruhukira, abantu bari bafite ahantu bagenda bakajya hafi y'urugo bagasenga, ariko insengero zigiye kuraba benshi basubiye mu bubari. Ariyo mpamvu dusenga ngo Imana yongere igira ikikora. Leta yacu nayo yongere ikidukorera, yongere irebe izujuje ibyangombwa, zongere zikingurwe, kuko abantu benshi bamanukiye mu bubari, abandi bajya mu busambanyi. Mbese ububari bugiye ubwarusu bwinshi isengero, kandi mu nsengero niho abantu baruhukira. Ubwo rero turimo turasenga Imana ngo yongere idukorere igitangaza. Ibiterane byarakorwaga ku misozi, abantu bakabohoka, abari mu biyobyabwenge indushyi zikaruhuka, abari mu busambanyi bagakira. Ariko igihe nk'iki ngiki Imana imbwiye ko ihagurukije abantu kugira ngo bavuge neza y'Imana, abarushye n'abaremerewe baruhuke. Imana yo mu ijuru tugirire neza cyane. Nagira ngo mbabwire rero ngo Imana imbwiye ko hari abantu barwaye kandi bagiye kwa muganga, muganga arananirwa, bajya kuvurizwa mu gihugu cyo hanze, bajya mu Buhinde biranga. Hari ibinanira abantu, dogiteri yashyiramo mikorosikopi akasanga ni negatifu, cyangwa se yanabona n'uburwayi akabona we biramurenze, akavuga ati jya muri tegereza. Ariko nagira ngo mbabwire ngo hariya muri tegereza, aho ngaho naho utegerereje Imana, haleluya. Aho utegerereje Imana rero, muganga harananiwe, ababyeyi barananiwe, imiryango harananiwe, hariya niho Imana imbwiye ngo nkubwire ngo nuhumure. Imana ikiganza cyayo kije kugukora ku burwayi bwananiranye. Imana ishimwe, Imana ije gukiza, Imana ije kuruhura abarushye n'amaremerewe, Imana ije gukanda hahandi hakuryaga, Imana ije komora uruguma rwaviriranaga, Imana ije kumutsa icyo gikomere gihora kininda. Imana yo mu ijuru ije gukora ubundi buryo. Imana yo mu ijuru y'amahoro nishimwe cyane, kandi Imana iduhana umugisha. Tugiye gusenga Imana rero, ariko mbabwira ngo Imana ije kwikorera igitangaza. Yewe urushye kandi uremerewe, bibwire Yesu. Niwe nshuti nziza ihebuje, yawe wabuze amahoro, Imana ije kugushyiraho amahoro. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Kandi twavuze ku bagabo bagera nko muri 5 babaye intwari, Saduraka, Meshaki na Abedenego, bari abagambane bashukunya mu itanura ry'umuriro, ariko Imana igendana nabo, haleluya. Yesu araza, marayika aramanuka agendana nabo mu itanura ry'umuriro, haleluya. Ngo noneho ngo Nebukadinezari arebye, yatanze abandi kubibona, ngabona bajugunyemo 3, ariko ngagiye kubona harimo n'uwa 4, haleluya. Bagenda baririmba, ningendana na Yesu sinzananirwa, haleluya. Yongeye kunanirwa nyongera mu imbaraga, iyo tugendanye na Yesu twongera mu imbaraga, agakuraho ubwoba, ajya babwira ngo ubwoba ndibushire. Yesu yavuye mu gituro, haleluya. Mana y'amahoro nishimwe cyane. Abo bagabo babaye intwari, abo basore beza cyane bubahaga Imana, Yesu agendana nabo. Aho kuriya yabigenje mu itanura ry'umuriro, bamaze kuryenyeza 7, abenyegeza ngo nibenyegeze vuba, kuko abenyegeza
uzanyegeza ni naho umuriro uzamira. Mana yo mwishe tugire neza, abagambana nimugambane vuba, bene ishyari nimurigire vuba, kuko Yesu ntiyita kuri ibyo. Ntago areba kuburanga, ntareba ku mashuri, ntareba ku cyubahiro, ntareba, haleluya, ahubwo yitegereza mu mutima. Imana yo mwishe ishimwe cyane. Imana yigeze yitegereza Dawidi, nawe yabaye muri abo bagabo b'intwari bahamije Imana. Ireba Dawidi ahantu yajugunywe mu ntama, ariko abandi bavindimwe bakuru be ba Eliyabu, abo ngabo bakabyukira ku mireti, bakabyukira ku matama ushyushye, bakabyuka bagateteshwa, bakagira bate bakiga, ariko undi bamujugunya mu ntama. Haraho nawe wajugunywe, ariko humura, aho ngaho ujugunywe, aho ngaho batakwitayeho n'Imana igusanze. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ariko noneho ngo yajyaga agira cya ngo idubu ryaza cyangwa intare yaza kurya umwana w'intama, aho yararagiye mu rwuri, ngo Mwuka Wera kaza akabamwisha agakorera muri we. Haleluya, ngo agafata intare cyangwa idubu agashishimura. Uwiteka aje kugushishimurira ibyari biguhagurukiye, abagutunga urutoki Imana ije kuruvuna, abakurebye nabi ije kurihumisha. Imana irahagurutse. Utarabove urashikara barashandorianse. Imana hari ibyije kwishyiriraho. Imana irarambiwe, Imana irambiwe akagambane, Imana irambiwe agasuzuguro, Imana irambiwe ugiye wicariye kuri uwo musozi kirahagije. Ugerageza ugira ibyiza ukora. Haleluya, n'abakurwanya babona ko hari icyo barusha. Imana ishimwe. Tarabora shandorianse. Noneho kuko byabananiye bakurwanya, ariko Imana iraje barwanya. Imana ishimwe. Yabwiye umuhanuzi Yeremiya, yarababwiye ati Yeremiya we ubonye iki? Umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 12 aravuga ngo Yeremiya ubonye iki? Ati mbonye inkoni y'umurinzi. Imana ishimwe. Ati reba neza. Imana yamubwiye ati reba neza Yeremiya, mbese wowe uri kubona iki? Mbese ibibazo ufite uri kubona ubutabazi? Ariko Imana yakoze kuri Yeremiya ko yari arimo gutinya, yari ari guhanura mu gihe kibi, kuko ari naho yageze aravuga ati Uwiteka warashutse nemera gushukika kubera intambara n'ibibazo yarahuye nabyo. Ariko noneho ngo Yeremiya ngo aravuga ati wowe ndebye neza mbonye inkoni. Imana iramubwiye ati uko nguko uyibonye rero. Haleluya, ati uko niko ndindi ijambo ryanjye, ati kugira ngo nkurinde, ati njya ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana igirinde abakozi bayo, niyo wabarwanye ntabwo uzabanesha. Umurongo wa 19 muri icyo gice cya mbere avuga ngo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, ko ndi Uwiteka Imana yawe ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Abarwanya nimushyiremo agatege, kuko Imana irahagurutse. Haleluya, harabo turashikara bagandore meniyanse. Hari ibyo Imana ije kunyuranya, hari ibyo Imana ije kwishyiriraho. Imana ishimwe, Imana nihimbazwe, Imana niyubahwe. Haleluya. Yesu yageze nyine Yerusalemu ararira aravuga ati Yerusalemu wica abahanuzi, ntushake ko bavuga ariko reka tuvuge Imana. Haleluya. Imana ije kugira ikindi kintu ikora, ibyananiranye Imana ije kubigenza neza. Imana ije gushyira inzira aho utayibonaga, wa mugabo, wa mugore, wa musore, wa mukobwa we, ahubwo icyo ishaka ni ukugira ngo yicire bugufi y'umwanya, yihe umwanya gusa, yihe umwanya Imana. Imana iza yikorere, Imana izi kuruhure, Imana izi guhagakiza, Imana izi gukoreshe. Mu gihe nk'iki ngiki kirashaka kugira ngo abantu b'intwari bahaguruke bakore, be kuba abantu b'ibigwari. Imana yo mwishe tugende n'abantu be kubunzwa n'amazimwe, barunguruka muko abantu urahareba iki warebye ibyabo. Nawe byarakunaniye, hakurajya kwikorera umuntu bukwirirewe, urajya kumuvuga ngo yagize atya, we wabikoze. Niba ari ibyiza bikore, niba ari bibi bireke. Watuje nturunguruke mukunda aho gukanyurwa n'ibyawe Imana yaguhaye. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Muri abo bagabo b'intwari rero Dawidi yaratabawe kugeza ubwo yagiye umukozi w'Imana Samuel yagiye kwa Yesayi ajyana ihembe ryuzuye amavuta nk'uko Mwuka Wera yamubwiye. Aragenda nuko ajya kwimikayo, ariko noneho ngo abwira Yesayi ati zana abana bawe bose b'abahungu, abazanira abandi Dawidi kuko yari umwana w'ingayi. Bumvaga baga yari umuntu usa n'utari mu mubare, baramureka bamurekera iyo ngiyo. Ariko birangije ngo uwo bagejeje imbere Imana ikabwira Samuel ati wowe namugaye, bakazana undi ati namugaye, bakazana n'undi ati waya. Haleluya. Ariko w'Imana yemekesheje amavuta arata. Haleluya. Aho wajugunywe mu ishyamba uri kumwe na data, ntabwo uri wenyine. Imana y'amahoro yambwiye ngo uri kumwe na Yesu, kandi Imana ije kukugira neza. Birangije Samuel ati nta wundi, ati hari akana gatoya kari mu ishyamba, ati ako ngako rero ati kazane, ati ni mukaza nubwo mwatetse nubwo mwateguye kurya no kunywa, nta muntu uri burye Dawidi ataraza. Noneho bati ni mukazane, bakazanye rero
birangije barakazana nyine kagwingiriye yongeyeho ko nta wari ukitaye ariko Imana ari ikitaye mu buryo bwo kukabyarimo nubwo mu ruhande rw'umubiri bitaba sawa ariko Imana haleluya ntabwo izareka umuntu wayo kandi umugambi wayo ntabwo uzayoba. Imana ishimwe. Noneho Dawidi akihagera umwuka w'Imana haleluya abwira umukozi w'Imana Samweli ati n'uwo nguwo haleluya atongwa nuwo urashikarabobe utarabarashayini beniyase atongwa uwo musuke hamavuta uwo ni umeze nk'uko umutima wanjye ushaka urarashikre sayini begide utarabagandore beniyase atongwa bari wowe imikisha amavuta kuko ngo azayobora Israheli igihugu cya Israheli. Imana ishimwe. Nuko Samweli abigenza uko barangije aho gusubira mu rwego anagiye yo birangije Sawuli atangira guterwa n'umwuka mubi baravuga ati nimunzanire Dawidi kuko yiri umunyamwuka burya n'abakurwanya babize kutara umunyamubiri nkabo. Imana ishimwe. Birangije rero ngo baramuzana akajya kwa Sawuli noneho ngo umwuka mubi watera Sawuli umeze nk'ibisazi noneho ngo barangije ngo bakajya bahamagara Dawidi akaza agakora ku murya w'inanga haleluya. Hari ukuntu Imana iguhamagara ugakora akantu kakanezeza abantu haleluya abadayimoni bagapfira guhwera. Imana ishimwe. Ni Imana ijya yimura imisozi yitunguye ikayubikana uburakari. Imana yo mwishimwe nishimwe cyane. Birangije ngo Dawidi bibaye ngombwa ko aguma kwa Sawuli kugira ngo noneho akurikirana iby'ibwami anatozwa uko azaba umwami amenye uko ibwami barya amenye uko bambara amenye uko ibwami haleluya amenye amateka yawo. Imana imukura mu rwuri icyo Imana y'amahoro ribaho umugisha cyane. Data wa twese nahimbazwe. Byo kuvuga ngo rero umunyamugisha agendana nawo icyo uzaba cyo muragendana ni ukuvuga ngo inzira z'Imana zirenga 1000. Mu bagabo b'intwari rero urumva na Dawidi yararimo. Mu bagabo b'intwari hajemo Daniel aragambanirwa amujugunya mu rwobo rw'intare ariko Imana iramurinda kuko yari afite umugambi w'Imana bagira ngo ziramurya ariko noneho ngo bazimajije gatatu kubera akagambane kabo kuko ngo yari abayoboye. Birangije ati ntidushaka kuyoborwa n'uriya muhungu ahubwo dushaka impamvu yamutandukanya n'umwami. Birangije ngo Daniel haleluya umugabo ukundwa n'Imana Rabbi Senyeri Gloria tararashayini meniyase ahubwo aho kugira ngo bamugambanira asenge bigirwamana by'umwami Dariyo arangije aragenda afungura amadirishya ya Yerusalemu avuga ati mwari mubizi ibuze mu birebe neza none ntimwashaka ko nseka nibwo ngiye gusenga haleluya haleluya. Arangije noneho bajya kuregera umwami Dariyo ati nta kundi nyina ashaka kumurengera ariko biranga tubika itegeko rya Medi n'Abaperesi ati nta kundi munzane mumujugunyemo kuko umwami Dariyo yaramukunda kandi yarazikana umukiranutsi. Birangiye nyina ariko bamujugunyemo Imana iramurinda. Imana ishimwe. Ariyo mpamvu babwira ngo hari abagabo b'intwari bageragejwe ariko Imana irabarinda. Aho wageragerezwa hose Imana izaca kandi kayira haleluya kuko nta na rimwe Morodekayi azanezeza Hamani nta na gatoya Hana azanezeza Penina nta na gatoya Dawidi azanezeza Sawuli. Ubwo rero abo bombi bagomba kugendana. Mwihangane rero najya mbabwira ngo icyo uzaba cyo muragendana. Imana y'amahoro bahumugisha. Tugiye gusenga Imana gusa Imana yambwiye ngo uko baba baragutaye kose Imana ije kukwitoragurira ubwo wabuze ukugirira neza Imana ije kukugira neza nubwo warwaye ukagera kuri Imana ije kugukiza nubwo wabuze haleluya Imana ije gushyiraho ubundi buryo. Tugiye gusenga Imana rero ariko nagira ngo nkubwire ngo bahafi cyane uce bugufiya icyubahiro gihe Imana icyawe gifashe hasi ubwira Imana ngo mwami Imana ndaje ce bugufi imbere yawe vuga ngo mbabarira ibyaha n'ibicumuro byo nakoze byose ibigawa nawe unkure mu gitabo cy'urupfu shyira mu gitabo cy'ubugingo. Mana Data wa twese nje kuvunjisha imbere yawe nkura mu gitabo cy'urupfu ushyira mu gitabo cy'ubugingo nkura mu ntege nkeya umpa imbaraga z'Imana nyoborwa na mwuka wera no kuyoborwa na kamere. Mana ndagushimiye rero gira neza abagabo gira neza abagore gira neza abakobwa n'abasore gira neza abarushye n'abaremerewe ababuze amahoro bose uyamuhe kuko Imana itanga amahoro. Imana ikiri ku ntebe imbabazi ntorajya kuri ubanza nta cyana kimwe utababarira. Niyo mpamvu n'ingingi aba bantu bawe bemeye kuguhindukirira ngo babere umwami n'umukiza. Kandi Imana tuzi ko mwisi ni intambara gusa ariko tuzaruhuka tugeze mu gihugu cyo mwijuru ko Yesu tuzi ko nawe mwisi baraguhize ngo bakwice barakurwanyije cyane ariko Yesu ntibyakubuje gukora umurimo. Niyo mpamvu nk'umwami nkwinginga kugira ngo abarwanya bose ujye barwanira watsindire kandi aho haye kuvuga ujye ubashyigikira mu izina rya Yesu ujye bacira inzira
ujye ugirira neza umuntu wese sengeye itorero ryacu kugira ngo urigire neza mu izina rya Yesu. Menyekane ko Uwiteka ari we Mana, ushyigikire Mana igihugu cyacu, kirinda umubi, kirinda abagome n'abagambanyi, kirinda abajura n'abarozi mu izina rya Yesu. Twirukanye bariya barozi bahagurukiye abantu mu izina rya Yesu, bajya bavuga ngo bafashe Imana gucyura abantu, ariko mu izina rya Yesu twirukanye umwuka mubi w'abarozi, wapfumu n'abakonikoni utuze, umwuka w'Imana yari ukora imirimo n'ibitangaza. Bariya bazingazingi aho bari bahagurutse, bariya bafite ibisazi ubakize, bariya bafite umutwe udakira n'ubakize, bariya bafite Imana uburwayi bw'inyama zo mu nda, Mana bashya bumva, koraho Mana, bakoze ikiganza cyawe bakize, bariya barwaye umugongo wo gudasima, twirukanye Mana umuvuduko, kanseri zirukane mu izina rya Yesu, zishiririze, irukane uburwayi bwa sida mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Reka amaraso yanduye yose yo nkwanuza amaraso yawe, amaraso yawe nagenda agera ku barwayi aho barwari yabuhagize, imbaraga z'Imana isumba byose zibashe kugota Mana abantu bawe aho barwariye bahaguruke, impumyi zihumuke, ibirema bihaguruke. Urakoze urakarama rero, tugushimiye kubyuje kandi bikoze mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Murakoze gutega amatwi iri jambo ry'Imana rero. Nagira ngo abantu mwashaka kuduha inyunganizi, mwashaka kuduha ibitekerezo, mwashaka kudutera inkunga, gira ngo icano yacu ikomere, mwashakira kuri 0788 71 84 310. Mukandengwa Nizia, murakoze mu nshuti nziza kandi ndabakunda. Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze cyane.